ubutumwa bwa mbere reka tuhe abatarashaka ubu nuko wenda tutazi abazareba ikiganiro ariko hari nk'abo twari kuvuga mu mazina hari abo tuziranyeho ibyo ari byo byose namwe mutubona ibyo byose ari uko mubibona uriya nishushanyije ntimwanyomoza rushako ngewe rwambereye rwiza. Turashima Imana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu nyir'imbabazi, iyo tuvuka ku ngoma ya Satani none tuba kwihebye. Famille Alfred na Mimi mureke tubahe ikaze muri iki cyicaro, ariko mbere ya byose mureke tubanze twiragize Imana. Reka dusabe Rosette adusengere tubone dukomeze. Murakoze, twubahe Imana dusenge. Turagushimira Imana yacu, turaguhimbaje, tugushimiye ko waturinze imyaka itambutse ukaba tugejeje kuri uyu munsi mwiza wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 10 Alfred na Mimi maze bashatse. Byo turagushimiye Imana, turakwiragije muri iki kiganiro tugiye kugirana kugira ngo duhane umugisha kandi kizabera umugisha n'abazagikurikira. Ni mu izina rya Yesu tubyatse, amen. Rosette arakoze cyane. Mu by'ukuri reka tubashimira Alfred na Mimi, uyu ni umunsi mwiza wanyu, mumaze urugendo rw'imyaka 10 mubanye. Niyo mpamvu rero twifuje kugira ngo tubane muri iki cyiciro tunaganire, muducire ku mayange. Ubwo rero tubahaye ikaze. Mwakoze cyane kuza kwifatanya natwe kuri uyu munsi w'ibyishimo. Bose muri inshuti zacu murabizi, Imana ibahe umugisha kuba mwaduhaye umwanya. Ni iby'agaciro kenshi kuba turi kumwe namwe, turabakunda kuba turi kumwe kuri uyu munsi w'imyaka 10 tumaze tubana. Ni iby'agaciro cyane, turabishimiye. Muri iyo myaka 10 twagize ibihe byiza, Imana yaduhaye imigisha myinshi, harimo n'abana 4, abahungu 3 ndetse n'umukobwa. Imana ikomeze duhane umugisha. Murakoze kuduha ikaze, ntabwo twari kubura kuza, turi inshuti zanyu, turabakunda. Umunsi mwiza cyane. Ni umunsi mwiza w'ibyishimo nk'uko mwabivuze rwose. Imyaka 10 ni myinshi, ni urugendo rurerure, ariko dushimye Imana kuba rwose yarabanye namwe. Niyo mpamvu rero tugira ngo byibuze tubabaze Alfred Konzi kuri Umunyagisenyi wahuriye na Mimi ni fiancé yanyu, rwose gerageze mutubwire mwahuriye rwose ko nk'umuntu w'umuramyi n'inzu y'Igisenyi undi akaba ari i Kigali. Mu ncamake pe mwabonanye gute, mwamenyanye gute, fiancé yanyu agerageza kutubwira rwose. Nta wavuga ngo twahuriye cyangwa byari bipanze bite. Umugambi w'Imana urumva bari muremure. Mbere ya byose nyine niwo twavuga ko nanjye mvuze ngo hari uburyo, ngo hari inzira nageze mvana Igisenyi. Umugambi w'Imana ni wari ubiri inyuma, ariko cyane cyane navuga ko famille yabo nari inyiza imbere. Nanzi famille twize guturana kera, hanyuma muri 2004 nigeze kugera no mwabo, ariko urumva murutaye imyaka ho ndageze wabo, ariko we ntabwo yabyibuka. Ndetse no muri 2010 nimba nibuka neza, hari ukwe twatashe twembi twambara umugeni, ariko nabwo nta jambo ntaravuga ijambo. Ariko nyuma yaho urabizi nyine abasore barakore, twebwe akenshi ntabwo tugira bya byo gukururana dukungu n'abakobwa. Nuvuga ngo umuntu ashaka umugeni cyangwa se ashaka umukobwa ari uko gahunda igeze nyine uvugize igihe. Ngo igihe cyari kigeze nyine umuntu aratangira agatekereza ngo bajya gutyo. Nibwo natangiye gutekereza, ntekereje famille. None nawe nari muzi, nubwo yari ari kure, ariko hano ni Kigali ntabwo ari kure. Ni muri ubwo buryo namutekereje, ntangira kumuganiriza nyine birumvikana. Niba byakiriye rwose. Narabyakiriye, gusa nyine umuntu wo mu ADPR kuri njye byabanje gusa nkaho bingoye.
ndavuga umuntu w'umu ADPR kuko muri critère numvaga nzagenderaho ntabwo umu ADPR yabagamo, numvaga nzashaka mu mujyi wa Kigali umu ADPR numvaga wapi ntamushaka, ariko nyine tu bintu by'Imana iyo bigeze nyine ari umuntu wawe birikora, sinamenya ukuntu byikoze mbona birabaye nuko Alfred ko twari tukuzi nk'umusore w'umuramyi cyane muri ADPR, ese Mimi wamushatse cyangwa wamutekerejeho kuko nawe yari azi kuririmba cyane cyangwa watubwira? Ntabwo ari byo nk'uko nabibanje mbivuga, nuvuga ngo iby'urukundo byo njya numva ngo urukundo ni impumyi, sinzi muri iyi minsi nsigaye mbona rusa naho rufite amaso ariko ngo ni impumyi, baza twe mu gihe cyacu rwari rukiri impumyi, ariko nta nubwo narebye nabi, narebye neza. Hanyuma ikindi buriya mu gushaka wenda ntekereza ko wazamo byinshi, harimo kureba umuco umuntu aba yarakuriyemo, uburere aba yarabonye muri izo famiye n'urukundo. Ntekereza ko ibyo ngibyo iyo umuntu abyujuje mu mibanire burya bari byiza. Byiza cyane ni ukuri, biranejeje uburyo kimwamenyanye, kuko nabonaga Alfred ibereye Rubavu numvaga atabona n'uwo mwanya, ariko urumva nyine arenga b'abakobwa bacu bose, ararenga rwaraje abana hazanye nayo ari seriye tumva afite gahunda yo kubaka n'iby'Imana ibirimo, niyo mpamvu ibyo rwose. Mu myaka 10 rero mumaze, umunsi turi kwizihiza isabukuru yanyu y'imyaka 10 mumaze, ibyo ari byo byose muri fiançaye yanyu nka Alfred, watwibutsa akantu wibuka muri fiançaye yanyu waba wibuka kagushimishije mutarabana? Muri fiançaye reka mvuge ko nyine nk'abantu dusenga, kandi niyo umuntu amaze gukura nangaga umuntu uzanyumvira ubusa. Mu bintu narasengeye navuga ati sinshaka umukobwa wo kunyumvira ubusa. Rero mu byo nashimye Imana nawe ntabwo yangoye, wenda sinavuga ko nawe yarakeneye umugabo cyane, ariko mu by'ukuri namugejejeho icyifuzo acyumva vuba. Rero biri mu bintu byanshimishije. None no mu rugendo rwacu ndumva twaramaze imyaka 2 irengaho turi mu rugendo nyine rwa fiançaye. Hanyuma muri urwo rugendo nabwo ntiyanangoye, kubera ko abasore benshi hari igihe simbizi, hari igihe uhura n'umukobwa agusaba byinshi ugasanga, ariko we nta kibazo, ntabwo yansabaga byinshi pe, nanjye kuko nta nibyo nari mfite icyo gihe byinshi, ariko yaranyorohereje ku buryo nk'agakarita kamwe ka 500 ka MTN kabaga gahagije, wenda ntabwo yangoye, wenda usibye nko mu bihe bimwe na bimwe, nk'igihe wenda yabaga yakoze nk'isabukuru umuntu yashobora nko kumugenera nk'aho kagifiti, ariko mu bindi bihe rwose ntabwo yangoraga. Yego, cyiza cyane. Ase Mimi ni cyara gukora muri fiançaye rwose, ukaba ati n'umusore misemo nta wundi. Urumva mu rugendo rwa fiançaye, iyo mugiri muri fiançaye umuhungu akwitaho kabisa, hahandi nawe uvuga ati uyu muntu kabisa afite gahunda. Noneho ikindi kintu kigeze kunshimisha, yari kuri anniversaire yanjye, urumva umuntu kuva muri Rubavu nta makuru nta gahunda nziye, ngiye kubona mbona ankoreye surprise, undi muntu w'umushuti waraza arandagira anjyana ahantu bateguye surprise ya anniversaire yanjye, numva birantunguye cyane, biranshimisha rwose, bankora surprise mu buryo ntatekerezaga. Icyo kintu cyaranshimishije cyane mu rugendo rwacu rwa fiançaye. Ngo se mwatunyuramo nka fiançaye yanyu yamaze igihe kingana iki? Fiançaye yacu yagize imyaka 2 hafi 3.
tubona gukora mariage ntabwo byatinze ni ukuri ni ibintu byiza bishimishije igihe kiba kirageze rero reka mutangire umushinga w'ubukwe niyo mpamvu rwose mugerageze mutubwire mu bukwe bwanyu ni iki kitangaje mwabonye cyari cyitezwe mu bukwe bwanyu. Mu bukwe bwacu ibintu mbese uyu mugabo ameze gutya ibintu byose ni kuri gahunda. Icya mbere cyo ku gihe isaha twarayubahirije ndetse twahageze mbere y'iminota. Ikindi ndibuka tugiye gufata aje kumfata aho nagurukiye ururabo twararwibagiwe aho kubera ko akunda ibintu mbese gutya yaraje ati tugende dufata ururabo rwari aho hafi ahamagara umukameramaha umuntu wari uri kuri sale azana ururabo ikirori kigenda neza. Kandi ibindi bintu byaranze ubukwe bwacu ni konseri ko mwabivuze nyine ngo ni umuramyi haranzwemo indirimbo nyinshi konseri kabisubiramo na ibintu ni sawa. Ubukwe bwacu kabisa ndumva ari ibyo bintu nibukamo neza byabiranze. ubukwe icya mbere ni uko bwagenze neza ntabwo twari dufite ubushobozi buhambaye ariko icyo twashimye Imana ni uko ubukwe twabukoze kandi mu bushobozi bwacu bugenda neza turishima ndetse n'imiryango irishima kubera ko hari igihe umuntu ategura ubukwe ntabashe kwimenya ugategura ubukwe wenda bukurusha ubushobozi ugasanga nyuma y'ubukwe usigaranye amadeni ugasanga na wa muryango twarimo twubaka tutangiye nabi abantu baza kutwishyuza ariko Imana yaradufashije tubasha gukora ubukwe bungana n'ubushobozi bwacu kandi bwiza bw'abakristo hanyuma ntitwasigaramo ideni ahubwo ndibaza ko twanasaguye kugura isukari ari nta busengero rwose biragaragara mukora ubukwe natwe bari bahari twarabibonye byagenze neza byari byiza rwose tujya tubyibuka nk'ibyabaye ejo njya nibuka ko uwo munsi twishimye kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ariko mu bukwe bwanyu nk'uko twabaje byabiranzemo byiza byo mwibuka ariko nanjye hari akantu nibuka mu bukwe bwanyu hari akantu nibuka mu bukwe bwanyu kuko nabubayemo kuva mu gitondo kugeza nijoro cyane nibuka tumaze hafi gutwikurura wararize cyane urarira ku buryo byagaragariye umuntu wese wari uri aho ngaho ese watunyuriramo muri make kuko nanjye ndakibuka mu bukwe bwanyu naragasigaranye wahatubwira ikintu cyakurizaga ku buryo warize abantu bose kubera ko tumenyeye ko abageni barira muri dote cyangwa we rero wakoze agashyi urira mu gutwikurura tunyuriremo ndabyibuka urumva haba ku murenge dusezerana ku murenge muri dote mu rusengero no igihe cyo kwiyakira wabonaga umuntu atuje yaje guturika aratubwira urumva iyo minsi yose kuko ntuze civile yabaye ari kuwa 4 noneho dote iba ari kuwa 5 aho hose numvaga nkiri mu kirere cy'iwacu i Kigali. Noneho mariage yabereye hano i Rubavu ibere Rubavu ndi kwimagina mbona abawe iwacu nyine turi kumwe ku munota wa nyuma numva batangiye gusezera bigiye kugenda bibaza ibigiye kubaho ngo ngiye gusigara he icyo cyanteye umushinga ndavuga abantu biwacu bari gusezera bose hari ubwo ngiye gusigara he urumva njye n'ubwa mbere nari ngeze muri Rubavu ntabwo nari mpamenyeye ariko nyine umuntu agenda amenyera umva imyaka 10 imaze gushira no umuco ugaragaje ntabwo ari bibi cyane mfite ibibazo byinshi ese uyu murira wararize birangira biti yego mva nararize ariko nyuma Imana iza kumfasha birashira usanze aho ugiye ari heza cyane kuko Kigali
ako nagashya karanze ubukwe bwanyu ngenda nagasigaranye zirashishikaye yari yashishikaye nanjye bigira ikibazo se aho by'ukuri ubukwe bwanyu bwagenze neza kandi rwose dukomeje gushima Imana kuba imyaka 10 ni myinshi buriya murabizi ngo z'iki gihe ibibazo ni byinshi abatamara n'imyaka ni ikintu cyo gushimira Imana rero ubwo niyo mpamvu imyaka 10 n'urugendo rurerure mwatubwira muri make muri myaka 10 ushobora hari ibyiza mwahuye nabyo hari ibibazo bigenda biboneka mutunyurire muri uru rugendo ko mwabibonye kubaka urugo ko byabagendekeye. Kubaka urugo ni byiza kuko nyine uba wafashe inshingano uri responsable kabisa wowe n'umugabo muba mubana. Ikintu cya mbere nabonye mu rugo ni byiza kubaka urugo noneho ikindi mukabyumva kimwe kuko mu rugo ibyiza bizamo ariko n'ubu ntabwo wabahora mu munezero gusa hari igihe haba ikintu muganira ntimubwibuzeho ariko iyo muganiriye mukanagisengera Imana mubona igisubizo kizima kandi kirambye. ukuvuga ngo wenda munganiye muri iyi myaka 10 nk'uko barabivuze ntabwo ari urugendo rworoshye harimo amanuka azamuka ariko muri ibyo turashima Imana kuko turi kumwe kubera ko ndatekereza ko nubwo nta mibare mfite ifatika kakanya ariko wajya mu nkiko akareba kuva muri 2015 kugeza muri 2025 abantu bamaze gutandukana ni benshi kuba byonyine turi kumwe ntekereza ko ari ishimwe rikomeye. Ikindi kandi nkuko twavuze tubivuga kare abantu iyo bashatse babashaka kubaka umuryango muri iyo myaka 10 tumaze dufitemo abana 4 kuko yavuze nabyo ni ikintu cyiza kandi by'umwihariko wenda tuzabizana mu kindi gice mfite ubundi buhamya bwihariye bwanjye rwose nibyo bwihariye bwanjye kuko jewe iwacu umukecuru byabanje kujya bigorana ngiye mbonye umuntu abyaye mba mbona ari ibintu bidasanzwe nibyo no wacu kubyara ntabwo byari bisanzwe. Iyo mbonye rero imyaka 10 ishize abana 4 ni ikintu gikomeye cyishimwe cyane. Ikindi kandi mu mbogamizi nk'abandi basore bose abataragize amahirwe yo kuragwa imitungo n'ababyeyi dutangira ubona ubuzima busa nkaho kigoye kuko ntabwo twashatse turi bakuru cyane ntabwo nari mukuru cyane nashatse naruzuza imyaka 30 muri za 28 gutyo urumva muri iyo myaka akenshi ku muntu wakoze kuvuga ngo warakoze hari icyo wagezeho bigoye nubwo tuba tukirangiza amashuri rero twatangiye ubona ubuzima nyine busa nkaho bugoye nubwo ngubu twavuga ngo twarabugezeho ariko byibuze ugereranyije n'uburyo twatangiye byari biri hasi ariko Imana igenda idufasha ku buryo kuri uyu munsi byibuze ugereranyije n'icyo gihe nacyo ni ikintu cyo gushima Imana. Ikindi cy'imibanire nkuko yahoze bivuga ngo abibabo baratashe yumva ivuguyeho nabyo burya niba byoroshye kuba umuntu yarakuze afite uko yakuze undi afite uko yakuze mugahura mwembi muri bakuru mugomba guhuza imyumvire mukayihuza mukaganira mugahuriza hamwe nabyo burya aba ari ikintu gikomeye ariko byose hamwe no gusenga Imana yidushoboza. Amen rwose. Mwatubwiye mufite abana 4? Dufite abana 4 abahungu 3 ndetse n'umukobwa. Umugisha ukomeye. Ufiri gute kwitwa mama w'abana 4? Kwitwa mama w'abana ni byiza iyo uvuye ahantu bakaguhamagara mama papa umva kabisa ari byiza ari fieri ni fieri kabisa. Frère by'ukuri dukomeje gushima Imana pe imyaka 10 ni myinshi ariko buriya natwe tubakuru banyu kandi murabizi ko famille yanyu turayikunda by'ukuri niyo mpamvu mubona tukunda kuba turi hamwe byatunejeje ko namwe tubona ari urugo rurangwa n'imico myiza kandi nta bindi bibazo nta muntu mwahamagaye cyangwa nzi ko hari ikibazo mwagombaga kuba mwaduhamagara ariko nanjye mbona ndi kumwe na Rosette dufite ishimwe rikomeye
mufite imyaka 10 ariko twe n'imyaka 12 by'ukuri natwe Imana yabanye natwe imyaka 12 ntago ari mike ariko natwe cyadushoboje ikintu cya mbere no gusenga Imana ni ikintu cyadushoboje rwose mwambivuze neza kubana n'umuntu utamuzi n'ikimugahuza ni imbaraga z'Imana hatabayeho imbaraga z'Imana biba bigoye ariko ikindi cyadushoboje cya kabiri no kuganira umwe agaca bugufi n'agaca bugufi mukageraho muhuriza icyo kintu nacyo cyaratwubatse ubundi mugakora plan hamwe natwe twagize umugisha wo kubona abana dufite abana 3 rwose byagenze neza ubwo rero kuba turi kumwe namwe bimeze neza nazimeze neza twishimye cyane kuri uyu munsi wanyu rwose murakoze cyane natubwire imyaka 12 urumva dusa naho turi impanga tubarusha 2 ariko 2 mu rushako ni myinshi buriya dufite ibyo tubarusha byinshi mu myaka 2 baturusha dufite 4 ariko namwe mufite ibyo twabigiraho muri ababyeyi b'abana 4 turi 3 ubwo rero tubafata nk'abana bacu kubera ko mwashatse tubareba mimi mufata nka murumuna wanjye cyane yego afite ibyo yanyigiraho ariko nanjye mfite ibyo namwigiraho n'ubwo 10 na 12 jya kungana ariko nanjye mu myaka 12 nanjye mfite ibyiza byinshi nabonye mu rushako ikintu cya mbere nabonye mu rushako kuva nashaka nagize ibyishimo byinshi nagize ibyishimo byinshi ko nashatse umugabo unyitaho kandi unkunda asa naho ambereye mbese byose azi iby'icyuho cy'ubuzima bw'ubupfubyi umuntu yagiye anyuramo nahuye na James ambera byose njyewe urushako rwarandyoheye cyangwa kuvuga kuko mari oya urabizi nawe ntabwo ari uko uhari imbere ya kamera oya ibyo ari byo byose namwe mutubona ibyo byose ari uko mubibona uriya nishushanyije nimwanyumuza oya urushako ngewe rwambereye rwiza kubera ko nagize umugisha nk'ibyo twavugaga habaye harimo ibibazo 12 nta nubwo twaba twicaranye hano nahuye n'umugabo turahuza tugira umugisha turabyara ngira umugisha turumvikana ibintu byinshi tugenda tubihuzaho Imana yaduhaye umugisha mu buryo bugiye butandukanye ariko buriya nk'uko mwabivuze nubwo mufite 10 muri kudusatira muzagera kuri 12 yego natwe tugeze ku yindi 14 ariko ikintu nabonye mu rushako ikintu cya mbere nabonye iyo mwumvikana muganira ubundi ikindi kintu nabonye gusenga Imana iyo abantu bumvikana mu rugo bagasenga Imana byanga bikunda nta kintu kitagenda neza byose bigenda neza kandi urumva muri uko kuganira munasenga habamo no kwihanganirana icyo kintu cyagiye kitufasha mu rugendo rwacu rw'imyaka 12 turabifuriza namwe kuzahagera ubutaha tuzabe tuyigezeho turi kwiyibutsa ko twari dufite 10 muzagere ku yacu gutyo ariko ibyo bintu namwe bizabarange mu rugo rwanyu kandi turabizi ko namwe muri umuryango wa Gikristo byo byose hari ibibazo twaba tubiza ariko ubu turi guserebura imyaka 10 mubanye mu mahoro mukomeze muzarinde mugera mu vivi hiryo ngiyo mukibanye neza kandi turabakunda tubifuriza urugo rwiza rw'amahoro mugakomeza mugatera imbere mu buryo bwose bufatika kandi mukabyara abana benshi abana ni umugisha tukazicara turi gushyingira icyo kigiye kuzakurikiraho naho ubundi tubifurije isabukuru nziza y'imyaka 10 Imana ibakomereze ubumwe ikomeze ibashyigikire ibagure mu buryo bwose kandi ikintu cya mbere mujye mwiragiza Imana ishoboye byose
sinzakorwa n'isoni habe na rimwe andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi asubiza mu intege ubugingo bwanjye kuko ukuboko kwiwe kuri kuri njye sinzakorwa n'isoni habe na rimwe andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi asubiza mu intege ubugingo bwanjye kuko ukuboko kwiwe kuri kuri njye sinzakorwa n'isoni habe na rimwe andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi asubiza mu intege. Rero uyu munsi ni isabukuru ya mama na papa y'imyaka 10 bamaze babana. Muri kubona ko barababyaye, ni ababyeyi beza, namwe muri abana beza. Rero buri mwana wese agiye kugira ikintu abwira papa na mama kuri uyu munsi w'isabukuru yabo y'igihe bashyingiriwe. Mugiye kubabwira ibintu biri ku mutima wanyu, sibyo? Witwa nde? Jordan. Nawe ugira ikintu ubwira papa na mama. Papa na mama ndabakunda. Arakoze cyane. Arakoze cyane uyu mwana gushimira papa na mama, akababwira ko abakunda. Ngaho nawe gira icyo ubwira papa na mama. Twagana Joab. Ndabashimira kuri isabukuru bamaze babana imyaka 10. Ndabashimira ko baturera neza, ko batwigisha gusenga, ko badutoza gusenga no kuririmba. Yego abana Imana ibamugisha, murumva ko ni abana kabisa barerewe mu rugo rwa Gikristo. Reka twumve na mukuru wabo, ndi kubona ari we mukuru mu bigaragara. Reka nawe twumve icyo abwira ababyeyi be kuri iyi sabukuru. Kuri iyi sabukuru ya papa na mama ndabashimira ko baturera neza, bakatwigisha gusenga, kandi ndabakunda cyane, ndabashimiye. Wow, abana beza rwose, kandi ababyeyi nabo turabashimiye. Murumva ko abana bakunze kugarukamo ko babareze neza, kandi babatoza gusenga. Inzira y'agakiza niyo nzira abana bakwiye gukuriramo. Imana iha umugisha aba babyeyi, kandi n'abo bana turabashimiye kuri surprise bakoreye ababyeyi babo bakabitekereza. Ni ibintu byiza cyane. Hari akaririmbo numvisha bano bana bari kuririmba kare, ndifuza ko bakaririmbira ababyeyi babo, bari babidusabye, bahoze bari gukandirimbira, bifuza gukaririmbira ababyeyi babo. Rero reka tubaho umwanya mu minota mike dusigaje muri iki kiganiro, baririmbire ababyeyi babo ku karirimbo. Ya ndirimbo mwahoze muri kundirimbira, buri wese agiye kuririmba igitero cye, hanyuma papa na mama nabo banezerwe, bumve ko mwabateguriye ibintu byiza. Ninde urabanza? Ngaho twagiye. Turashima Imana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu Nyirimbabazi. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani, none tuba twihebye. Ninde urakurikiraho? Nawe ririmba. Turashima Imana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu Nyirimbabazi. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani, none tuba twihebye. Nawe ririmba. None baba badutapfunira itabi, amashosi n'amaboko byuzuye imigi, byose umwami Yesu yabidukuyeho, nuko aduha amahoro. Muririmbe Yesu. Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitangiye. Bravo. Murumva ko abana kabisa bafite impano nyinshi z'uburyo butandukanye. Turabashimiye, kandi Imana ikomeze kubarera, ibakurize mu biganza byabo,
mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. murakoze cyane. Mu by'ukuri twaganiriye twumvisha urugendo rwanyu ko mwabanye mwakuru ubwo imigisha yarabonetse, ariko ubu hari abantu bari kutwumva. Ni ubuhe butumwa twabasangiza mudufashe rwose? Ubutumwa bwa mbere reka ubutumwa bwa mbere reka tuhe abatarashaka. Ubu ni uko wenda tutazi abazareba ikiganiro, ariko hari nk'abo twari kuvuga mu mazina. hari abo tuziranyeho umaze kwicazwa inshuro zingahe mu miryango wagira ngo ikintu udashaka, nabo ubwabo basigara ugenda bakavuga ati ufite abana bangahe kandi ukiri umusore. Urumva aba ari ugeze ahantu hatari heza mu by'ukuri. Uvuga ngo ubwo butumwa rero tubaha nta bundi, uko imyaka igenda iza abantu bagenda batinya inshingano. Njye niko mbibona, kuko gushaka no gufata inshingano. Kuko uyu muntu atarashaka nyine bameze nk'umwana, bambabarire nubwo bafite imyaka 40, ariko burya hari ibyo nyine utujuje. Ariko iyo washatse, nk'urugero, nimba umwana yarwaye, ntabwo nzajya guhamagara papa ngo umwana wanjye yarwaye. Nuvuga ngo ni ngewe uhita ufata inshingano nk'umubyeyi wa mwana zo kugira ngo njyane wa mwana kwa muganga. Ni urugero nari ntanze. Rero usanga biki gihe basigaye batatinya gufata inshingano, kabatsindazana umwana w'abandi. Nuvuga ngo numuzana nawe, uwo mugore ntarwara muzahamagara se. Nuvuga ngo ni wowe ugomba kumujyana kwa muganga. Izo nshingano rero bagatinya. None n'abakobwa nojya kumva ngo umugabo ngo ni stress, bashaka kwibera mu buzima ariko mu by'ukuri wenda tugereranyije nkatwe twubatse uko twari tumeze mbere nuko tumeze ubu ngubu biba bitandukanye. Kuko no ku bantu basenga Imana, ikintu Imana yavuze ngo si cyiza, sinzi impamvu bo bakita cyiza, kuko yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, ureka muremere umufashe. Ni ijambo ry'Imana rwose. Hanyuma bo bashaka ngo bababwira ngo ni si byiza, ngo ni byiza. Icyambere njye mbona ari gutinya inshingano, kandi mu by'ukuri ntabwo ibyiza biri mu rugo biruta ibyo mutinya. Ngo nuvuga ngo rero icyambere umuntu babwira nuko batinyuka bakiyemeza kuba bafata izo nshingano zo kuba abagabo, kubera ko no mu ngo hirya no hino, mu miryango hirya no hino, hari n'ibyo batirirwa bababwira kubera ko babona ko navuga ko nyine batari abagabo. Nibaba abagabo rero bafata inshingano, nibaba abagore bubaka ingo. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi, hari abantu bavuga ngo ni ikibazo cy'ubushobozi, akavuga ngo arabutegereje. Yego turabyemera, abantu bose ntabwo baba bafite ubushobozi kimwe, ariko umuntu ashobora kureba ku bushobozi afite. Njyewe nanjye nkora ubukwe ntabwo nari mfite ubushobozi bwinshi, ariko nabanje gutekereza ndavuga ngo mbese ubu nshatse nabasha gutunga urugo. Nicyo nabanje gutekereza. Hari n'abantu bagira ikibazo cy'ubukwe, ugasanga aratekereza ngo kuri ubushobozi bwanjye nabasha gukora ubukwe. Ubukwe iyo ushaka kubaka ntabwo utekereza ubukwe, ahubwo utekereza nyuma y'ubukwe, ukibaza ngo uburyo mbayeho, cyangwa n'uriya mukobwa wenda tubyumva kimwe ushobora kuzana, byibuze dushobora kubaho tumaze gushaka. Iyo umaze kubona wabaho rero washaka ku bushobozi bwawe. Kandi ikindi ntabwo uzabaho nk'uko ngewe mbayeho, ugomba kubaho nk'uko uri. Hanyuma rero Imana igitanga umugisha, kuko ndabizi ko hamwe no gusenga hari imigisha burya abantu bashakanye babona. Kuko iyo mubanye azana umugisha we nawe ukazana uwawe mukayivanga. Iyo mubivanze ntekereza ko hari imigishiza. Hari imigishiza. Niyo mpamvu rero abantu batinyuka bakabona niyo ubushobozi bwaba ari buke, hanyuma bagatinyuka. Ikindi mbona wenda umuntu yabatinyuraho
ntekereza ko ari izi mbuga nkoranyambaga zaje abantu bahora bumva iki ngo abangaba batandukanye ngo bari ingo zasenyutse ayo makuru akenshi niyo abantu bakunda guha agaciro njya nkunda no kubyumva mu kazi dukora ka buri munsi abantu bavuga ngo ntabwo tujye gufata amafaranga ya banki ngo bateza cyamunara ariko si ukibaza ngo aba batereje za cyamunara ni bangahe si bake paraporo n'abandi inguzanyo zigirira umumaro rero reba abo abafite ingo nziza bari kureba za zindi ebyiri mu gihumbi nziza ni ukuvuga ngo rero ntabwo urugo ntitwavuga ngo ni paradizo nk'uko wenda babivuga ni paradizo ni ijoro rito ariko kandi ni ishuri ariko ni byiza muri rusange ni nko kuba mu isi twese turi abakristo turavuga ngo dushaka kujya mu ijuru ariko iyo utunguye umuntu ukamubwira ati wapfa none ukajya mu ijuru aravuga ati uretse gato kubera ko isi baravuga ngo nimbi ariko kumva irasa naho kibaryoheye n'urugo nuko nguko nuvuga nubwo harimo hamwe wumva hatagenda neza ariko byanze bikunze harimo ibyiza byinshi kuruta utwo dukeya abantu batinya abantu rero batarashaka nimutinyuke sibyo bageze nimutinyuke hanyuma ikindi ku bantu bashatse ni ukwihangana kubera ko hatarimo kwihanganirana byagora bisaba ko twihanganirana kandi abantu bajya bashaka bafite gahunda yo kubaka nigeze kumva muri ibi nyine byateye ngo hari abantu basigaye bashaka barapanze gutandukana akurikiye ariko iyo abantu bashatse cyangwa se bashakanye bafite gahunda yo kubaka barubaka kubera ko mugenzi wawe yakoze ikibi ntabwo ukibona gutyo ntabwo uba warazanye marayika ntabwo warazanye marayika ntituri abamarayika ariko bagomba kubaho mwihanganirane bagenzi mwihanganirane hanyuma kugira ngo muzabashe kugezanyayo shobora tuzagere mu ijuru abakobwa batari bashaka n'abasore ni byiza kubaka urugo ni byiza kuba responsable ukavuga ati uru ni urugo rwanjye ukawagira umugisha ukabona n'abana bakakwita mama na papa rwose nabashishikariza gushaka noneho abashatse n'abubatse ikintu kibaho ni ukwihanganira no guca bugufi umwe yazamutse undi akamanuka icyo gihe kandi no kwiragiza Imana kuko ntekereza ko ibintu byose abantu bageraho ni ukubiragiza Imana kuko iyo wiragije Imana iguha umurongo ikaguha n'ubwenge kugira ngo wubake kandi ushikame mu rugo ikindi mwamfasha namwe wenda mwadufasha kuko namwe muraturushaho gatoya nk'uko twabivuze hari umusore wambwiye ngo we ngo afite ikibazo ngo cy'amahitamo ni ukuvuga ngo guhitamo uwo bazabana ngo byamubereye ihurizo rikomeye rero buri wese aba afite uko abyumva njyewe uko mbyumva njyewe ku giti cyanjye ni rya jambo twakoresheje imbere ntabwo umuntu yajya gushaka ngo ashake ngo ndi guhiga marayika mu ijuru nibyo rwose nta mwiza wabuze intege ntawe icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri umuntu yagiye gushaka ugomba kwishyiramo yuko hariho abantu beza hari abantu bahita batekereza mu buryo gusa muri negative bakavuga ngo muri iyi minsi ngo nta bageni ngo bakibaho kandi babaza abakobwa nabo bavuga ngo nta basore bazima bakibaho ukibaza amaherezo aba yari bamwe baritana ba mwana ngo nta basore bazima bamwe nta bakobwa bazima abantu bazima barahari kandi nabwo ntitwavuga ngo tuzabona umuntu wujuje ibintu byose umuntu ashaka ariko hari iby'ingenzi twahoze tuvuga mu guhitamo icya mbere buriya abakera bajyaga babishobora bo bajyaga barambagiza imiryango ukarambagiza umuryango kuba ngo reka ndebe nayo nuho yagira uburere kuba ngo ushaka umukobwa mwiza ngo arambagiza nimba ari nyina ushaka umukobwa mwiza arambagiza nyina kuvuga ngo wa muco w'ahandi ni ingenzi cyane ariko abenshi rero aho binapfira usanga bahurira ngo kuri Facebook abandi ngo barangije kubaka ejo usanga yitaye mu mugozi rero abantu basubiye ku isoko ukareba umuco ukareba bwa burere ukareba hanyuma urukundo narwo ruraza ukareba imyifatire ntekereza ko biza nyuma ariko abiki gihe bo bashaka
ariko hari n'ikindi wibukije ababyeyi gushyira imbaraga mu gutanga uburere ku bana kugira ngo abana bazamuke neza kuko urumva uburere buhera mu muryango. Ni ukuvuga ngo icyo navugaga ni ukuvuga ngo ab'iki gihe rero icyo batindaho cyane bayiha imbaraga ni isura. Ntabwo tuvuze ko isura nayo atari nziza, nayo ni nziza ariko ntabwo ariyo wagatinzeho cyane. Yego nibyo rwose. Isura nayo iraza mu muri bya bintu twavuze ariko wowe urabitindaho umugore cyangwa umugabo tuzasohokana ngo tuzagera abantu bakabona ko mfite bogara ariko ni byiza nabyo ni byiza kubyibuze ni byiyongere kuri bya bintu twavuze kuko biriya nibyo bibanza ku bwiza bwo mu mutima buri imbere cyane. Famille ya Freddy na Mimi reka tubashimire mu by'ukuri uyu mwanya kuba twazirikanye cyane mwibutse ko imyaka 10 n'Imana irabivuga dusubiza amaso inyuma dushima Imana rwose. Gushima Imana ni ikintu cyiza, gushima imyaka 10 ni myinshi. Reka tubashimire umwanya mwatwemereye kuba turi hamwe ariko tubabwire ko tubakunda kandi hamwe no gusenga Imana irakomeza itwubakire twubakire natwe twubakire. Umva rero tubashimira umwanya mwaduhaye rwose, Imana ibahe umugisha. Namwe turabashimiye cyane kuba mwaje tukifatanya kuri uyu munsi by'ukuri nyine twafashe nk'uw'agaciro kuri twebwe twibutse iminsi yose itambutse. Dusanga ari byiza ko twizihiza n'ibirori kuba rero mwaje kwifatanya natwe rwose twabyishimiye kuko dusanzwe tubyishimira n'ubundi turabakunda rwose. Namwe baho umugisha. Murakoze wedding anniversary. Ariko mu bintu nabonye mu myaka 10 ikindi kintu nibagiwe nge nabonye nk'umuntu wari ubaza imbere mwarabyibushye. Mimi rwose yarabyibushye yashatse ari umukobwa mutoya utabyibushye cyane ubona ariko usigaye warabaye umumama ushyitse uraseka. Alfred yari mutoya nanutse ariko Imana yagushyizeho inyama ukuntu bajya babivuga. Ikigaragara ni uko yagufashe neza nawe wamufashe neza. Ibyo byose tubishimiye Imana kandi tuyiragije n'ibindi biri imbere. Imana ibishimire. Mwakoze kudutuja, mwakoze cyane namwe turabashimiye.